Murakaza neza ku Nkuru Media, uyu munsi tukaba tugiye kubabwira inshamake ya filime yitwa He's All That. Turangirana n'umukobwa witwa Paget abyuka rwose yegereza telefone yitunganya kugira ngo ajye ku ishuri, aba ari bamwe bita ba influencers, abyuka ku mbuga nkoranyambaga bamwandikiye, akabyuka abahereza updates zigiye zitandukanye ndetse abereka n'ibintu bigiye bitandukanye agenda yisiga ku ruhu rwe kugira ngo umuntu abe yagira uruhu rwiza, aba yamamariza amabrand agiye atandukanye, agahita akuramo imyenda akitegura kujya ku ishuri. Icyumba cye rwose ubona ko ari giteguye neza, gishashe, ibintu byose bisa ari ibara rya pink, agahita asohoka mu nzu ubona ko ari inzu idashamaje cyane, ari inzu isanzwe. Uyu mukobwa rero asanga mama we yicaye muri salo ari kunywa ikawa ya mu gitondo, akamubwira ati ariko mwana wanjye ntukirirwe muri ya bintu by'amasosho medias, ujye ufata n'umwanya wige, witegure dore uri hafi yo kujya muri college. Umukobwa rero ahita afungura ibahasha agasanga abantu yamamariza ibikorwa byabo bamwishe, agahita abwira mama ati ibi bintu reka mama ntirirwamo, ibi bintu bisigaye binyinjiriza amafaranga, dore naguze n'inkweto nshyashya, ati ibi bintu rwose binteza imbere mama. Mama akamubwira ati rero niba ubona biguteza imbere bikwinjiriza, ariko ujye wibuka ko ufite ejo hazaza hawe. Paget rero akomeza ku mbuga nkoranyambaga agenda yamamariza abantu bagiye batandukanye, agahita rero yitegura guhita ajya ku ishuri agasezera mama we agahita asohoka, ariko akazenguruka agahingukira ku nzu ubona ko ari iy'abakire, aho abajwe gutorwa n'inshuti ze ebyiri, harimo iyitwa Arden n'indi yitwa Queen. Aba rero baba ari abakobwa nabo b'abakire mu kigo, aba ari clique mbese itwika mu kigo hose. Ubwo rero bitegura kujya ku ishuri bakajya mu modoka bagahita bagenda. Duhura rero n'undi mutipe witwa Jordan, uyu muhungu aba ari icyamamare mu kigo hose atwika. Ku rundi ruhande haba hari undi muhungu witwa Cameron ndetse na mushiki we Brie, nabo bari kwitegura kujya ku ishuri bari mu modoka bari kujya. Uyu muhungu Cameron rero aba afatwa nk'inkubiswe mu kigo, aho clique y'aba ngaba ba Jordan aba ngaba bazwi mu kigo baba bakunda kuza bamwiyenzaho, ndetse Cameron iyo ageze ku ishuri mushiki we aramwirengagiza nk'aho batanaziranye. Uyu mutipe Cameron aba afite inshuti ye imwe rukumbi bahorana bagendana ahantu hose yitwa Nisha, bahorana ibintu byose niwe wenyine baba babiziranyeho nta wundi ubumwiteza. Uyu Nisha rero baba bari kuganira ubona ko baseka ari inshuti za hafi cyane. Noneho uyu muhungu witwa Jordan aba akundwa na mushiki wa Cameron witwa Brie, ahora areba videwo z'umunsi ku wundi rwose ubona ko yamusariye bimwe bitari aha hafi. Ya clique rero yaba arutwitse mu kigo iba iri kugenda, aho sheri w'uyu mukobwa Paget aba yujuje miliyoni ku mbuga ze nkoranyambaga za videwo aba yasohoye, rero bagahita bafungura Instagram kugira ngo abakunzi b'uyu mukobwa Paget barebe ibigiye kujya mbere. Paget rero afungura igikamyo Brie wa mutipe bakundana aba arimo, ariko agakubitwa n'inkuba kuko aba asanga uwitwa ngo ni sheri we aba ari kumuca inyuma. Umukobwa rero kwihangana biranga agasara, kwihangana bikanga agatangira akarira, ibyo yari afite byose agatangira gukubita hasi arwana, amahane nyine akamurenga, ibintu bikaba bibi cyane bagatangira kurwana. Kumbe abantu bose baba bamukurikirana ku mbuga ze nkoranyambaga baba bari kubireba live. Inshuti za Paget rero zitangira kumufatira hafi nyine ubwo bari kurwana, ariko yahindukira akisama yasandaye kuko abantu bose baba bakiri kumukurikirana kuri Instagram biri live, nibwo ahita yibuka ko yakemye. Bimwe bita guseba ukabyibuka byaragiye nyine nta kundi, nta garuriro, nta kundi wabigenza. Uyu rero Paget kwihangana biranga agahita akuraho kamera. Buriya iyo wasebye ntuhita ubimenya, ubimenya iyo ubyutse nyuma wamaze kubitekerezaho. Uyu mukobwa rero kubyuka biranga, mama we akamuzanira ibya mu gitondo akiryamye rwose, kubyuka byanze igisebo cyamukurikiranye, agatangira gufungura amarido akamubwira ati mukobwa wanjye byuka, ati gusa bibaho mu buzima, nta mugabo upfa adasebye rwose, nushaka wibyukire. Paget akamubwira ati ntabwo wabyumva mama, namusanze ari kunca inyuma. Yajya ku mbuga nkoranyambaga ibintu byose biba byacitse, inshuti ze zigahita zimuhamagara ati noneho ni wowe nkuru igezweho mu kigo. Ubwo nyine baba bari kuvugana kuri video call, bakamubwira ati ni wowe ahantu hose, status zose ni wowe, abavuga bose mbese ni wowe ruvugiro bakubonye. Paget akamubwira ese kubera iki, ati biriya bintu ngiye ntabwo mbyibona, namusanze ari kunca inyuma. Akamubwira ati wowe reba ku mbuga nkoranyambaga urebe ibintu biri kukuvugwa, wowe urahita utuza. Ahita afata mashini ye rero akayifungura agasanga niwe bari kwita ngo bubble girl, kubera ko nyine aba yarize ibimyira bigatangira kumanuka, ngo ari icyamamare mu kigo rwose.
ijoro rikamuviraho bikamubana ibibazo birefu. Nibwo ahita yibuka ko nyine igisebo kigiye kumubana igisebo bya fo. Yareba kuri Instagram agasanga abantu bose bamupostinze ati dore wa mukobwa wacu, wa mwamikazi w'ibihe byose, nawe se buriya yasiba. Abantu bagatangira kumwigana berekana ibintu biva mu mazuru, akavuga ati sha wa mwamikazi wacu yakennye byarangiye. Na wa muntu yamamarizaga produit zigiye zitandukanye witwa Jessica aramuhamagara akamubwira ati rero ibintu wakoze ntibibaho, dore sinatuma ukomeza kunyamamariza rwose, reka konta twari dufitanye tube tuyihagaritse, ntabwo byakunda rwose bamaze guseba, udatuma na produit ncuruza abantu bareka kuzigura. Paget rero nibwo yibuka ko zamwumiyeho, nyine ibintu byose bitangiye. Tugarutse mu kigo rero, za nshuti za Paget ebyiri harimo Alden na Queen baba bicaye bari kuganira, bari kuvuga ati noneho umushuti wacu ibintu byanze, ati niwe nkuru mu kigo, ati abantu bose bagiye kuzajya badusuzugura, nyine niwe wamwiteje. Undi akamubwira ati ariko uriya mutipe niwe wabitangiye, yamuciye inyuma. Ati nanjye iyo mbaye rwose biriya bintu Paget yakoze niko nari kubigenza. Undi akamubwira ati byibuze yari kwihangana, ariko nyine nta kundi. Paget rero nyine wa mutipe bakundanaga witwa Jordan niwe ex we aba yakomeje nyine kwamamara mu kigo. Paget bidatinze nawe ahita aza kuri baba friends ba Alden na Queen, wa mutipe batandukanye witwa Jordan, abantu bari kumwamaza rwose bavuga ati ni wowe musore ukwiye ubundi mu kigo, wowe wose wamenyekanye, nyine yabaye icyamamare, mu gihe wa mukobwa we zamwumiyeho nyine byarangiye. Rero bakamubwira ati ntabwo wibuka ko ubundi uriya mutipe Jordan n'ubundi yari inkubiswe nawe mu kigo, ati n'ubundi wabigenza neza ugashaka undi mutipe nyine ugira umwami, n'ubundi uriya mutipe kuva kera nawe yari inkubiswe, niwe wamuzamuye umugira uwo ari we, wibabara rwose niba yakwihindutse nta kundi, shaka undi, va ku giti dore umuntu. Kamwe ati kandi wibuka ko hagiye kuba ikirori cya prom, abantu baba 6, ubwo ngubwo reka tubite ibyina byo muri secondaire, baba 6 bagiye kugira prom, ikirori kandi bazambika ikamba umwami n'umwamikazi w'umwaka. Ati rero kugira ngo wicare wirirwe wihebye, shaka umutipe. Ibyo Paget rero abyumva kubi, akavuga ati ariko ubundi washaka umuhungu nzamura, umuhungu w'inkubiswi nkamuzamura nkamugira umwami, n'ubundi kariya gatipe kanyiraseho ka Jordan ko ari njye wakagize uwo kariwe. Umupangu uremezwa rero, bagahaguruka akavuga ati reka dushake umutipe mu kigo ntabwo twamubura. Baba bari kugendagenda rero mu kigo bagakubitana noneho n'umutipe w'inkubiswi ya danje, uba uri gufotora imyanda rwose, yashishikaye kabaye ari kumwe na ya nshuti ye bahora bagendana. Noneho bakavuga ati nyamara uriya mutipe nawe yakora, bareba ku mbuga nkoranyambaga za Instagram agasanga umutipe ni 0 followers, nta kintu yibereyeho, nawe ni inkubiswi. Ubwo rero bakahita bavuga ati uriya mutipe umuhinduye wahita uhinduka icyamamare nanone. Kandi noneho biba akarusho ko wa mutipe aba anyuzurwa na ya clique ya ba Jordan ex we, nyine ex wa Paget. Paget akavuga ati uriya we niwe wanjye, niwe ngiye guhita mitiraho. Bidatinze rero Paget ahita agenda kureba wa mutipe Cameron, aho bari kumwe na mushiki we Bryn bavuye mu modoka, akamubwira ati ese ko muri iyi minsi hagiye kuba promo, waretse njye nawe tukazagenda turi abadete turi babiri nyine nk'abakunze ukuntu. Ibyo rero Cameron ntabyo manza, akamubwira ati n'ubundi ibyo bintu ni umwiryo, ntago ngiye ibyo bintu nabijyamo. Ariko nyine Bryn akamubwira ati nta kibazo, niba ari icyo gitekerezo ufite ngiye naza kugukonvekera umuvandimwe wanjye, nyine akaba yabyemera. Bryn ahita abwira Paget akamubwira ati ariko hari ahantu umusaza wanjye nyuma y'amasomo ahita ahitira batwara amafarashi, waza kumusangayo. Bidatinze rero Paget abyumva vuba, agahita ajya gusanga Cameron ahantu aba akorera, nyine yita ku mafarashi agiye atandukanye. Ubwo rero nyine Cameron akahita atangira kumunyuza, akamubwira ati ngaho ngwino ku ifarashi. Paget atazi n'uko bayijyaho, ariko Cameron akagenda amufasha. Wa mukobwa nikunda y'amatelefone agatangira kwifotoza bigiye bitandukanye, yarangiza akahita ava ku ifarashi yaba agiye kuyivaho, akenda kugwa, nyine umutipe akamusama, bose bakagwa hasi, bakabyuka baseka rwose, ubona ko bishe.